الحمد لله المحمود بكل اللسان المعبود في كل الزمان لا يخلو من علمه مكان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام الدائمين الخالدين الأتمين على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وآله وصحبه أجمعين أما بعد نهشم الله سبحانه وتعالى إيمانكم كانها باي نهشم الله سبحانه وتعالى إيمان تجواني كرماني ترجو سببه نهشم الله سبحانه وتعالى وهاجج والله نيودو سينجزا والله نيودو سينغا وني الله سبحانه وتعالى تكويرينجي kubwe turiho ndetse nanone tugerageza kubahiriza amategeko yiwe uko dushoboye kugira ngo tuzatabaruke turabagaragu beza yakunze kandi yishimiye bagaragu ba Allah amahoro n'imico n'ibisakare kwasozeje umwe n'abahanuzi Muhammad sallallahu alayhi wasallam we nabiwe n'abasangirangendo be na buri wari wese uzagerageza gutera ikirenge mu cyabo akagerageza kwigana imico n'imikorere n'imibanire yabaranze abo ngabo bakazagira intsinzi nk'uko abatubanjirije bagize intsinzi Qur'an Imana ikabataka mu buryo butandukanye ikatubwira iti radiyallahu anhum wa radu anhu Allah yarabishimiye ndetse nabo ubwabo bishimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ulaika abo ngabo bagaragwa Allah khairul bariyya nibyo biremwa byiza kurusha ibindi byabayeho mu buzima bw'isi bagaragwa Allah natwe rero turamuka dutekerenge mu cyabo ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi Qur'an iti abo ngabo nibo twayoboye ngaho ku muyoboro bayobotse namwe muyoboke niyo dushaka intsinzi bagaragwa Allah nta ntsinzi zitwa intsinzi dashingiye ku mateka y'abatubanjirije babayeho beza ngo twigane imico yabo turangwe n'ibintu byabaranze usibye ko iyo ntsinzi izaba ari intsinzi yo kwibeshya bagaragwa Allah ntizaba intsinzi y'impamo kuko azaba ari intsinzi yo kwishuka no kumva ko twaba turi beza kurusha abo ngabo batambutse nyamara intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaradushiriye ku mayange yahise atubwira iti khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu intumwa y'Imana iti mu by'ukuri ikinyejana cyiza cyabayeho kuva isi yaremwa ni ikinyejana cyansanze ndiho ahangaha nahagana mu mwaka wa 570 kwinjira muri 600 iki nicyo kinyejana cyiza cyaba cyarabayeho mu mateka y'isi yose bagaragwa Allah ikinyejana cya kabiri cyabayeho cyiza ni ikinyejana cyakurikiye abo ngabo abo twita ababanye n'abasahaba min as-sahaba wat-tabi'in wa tabi' tabi'in abo ngabo n'abasahaba bize imico y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bagahakura doktora zitandukanye bagaragwa Allah na buri wese mu nguni y'ubuzima akagerageza kwitwarika mu buryo bukomeye urwego isi ya none hayabi ifite ruhambaye rwaba rwarakomanzweho n'abasahaba bagaragwa Allah urwego rwari rwose amashuri waba wariza yari yose uyu munsi wa none ahangaha uwitwa umuhanga nuko abayiga ibitekerezo by'abatubanjirije bagaragwa Allah ntago witwa umuhanga kubw'ibitekerezo byawe bifitemo ahubwo ubuhanga n'ubumenyi bwose dukomora ku bandi cyangwa se dufite kuri uyu munsi ni byatanzwe n'abatubanjirije bakabitangamo mu mitekerereze yabo badafite nk'ibyo dufite badafite ubushakashatsi nk'ubwo dufite badafite ibikoresho nk'ibyo dufite uyu munsi wa none ahangaha ukabiga ukaba wafata urwego rurenze rimwe na rimwe n'urwo babashije kuba babona bakiri hano kuri iyi si mugaragwa Allah abasahaba nizo ntore za mbere zikaba ari intwari za mbere zaba zarabayeho isi igeze igira kuva yabaho abakabiri nabo twita tabi'in nababanye abasahaba nababanye n'abasahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam baje ari intore bagaragwa Allah ari n'intoranwa mu bandi baranje bigana ibyo abasahaba bakoraga ntibacukubira n'uwo murongo kugeza igihe Imana yaje kuvaniraho icyo kinyejana ahaze ikinyejana gishya nacyo cyari kiri ku murongo gikomeza gusigatira rwa rumuri ngo rutaza kuzima kugeza igihe nabo baje gutabarukira nyuma yaho ngaho bagaragwa Allah nibwo noneho hatangiye kugaragara ibibi biza birutanwa uyu mwaka ukaba mubi umwaka utaha ukaba waba mubikusha uyu mwaka niyo mpamvu n'uyu munsi wa none ahangaha turicara ku rungano rwacu turicara hamwe n'ibiganiro byacu tukavuga tuti abubu
Naam, abubu kuko isi yarangiye aheza hayo hararangiye uko ibihe bisimburana niko nibibi bijushaho kugenda bisimburana binagira n'imbaraga kurusha ibinyejana cyangwa se ibihe byatambutse. Khutba yacu uyu munsi bagaragwa Allah muze kunyemerera tuze kuganira, muze kunyemerera tuze gusesengura, muze kunyemerera tuze kubana namwe kuri hadithi yakiriwe n'umusahaba witwa Abi Hurayra. Imana mwishimire yaravuze ati idha mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Iyi niyo hadith benshi twafashe mu mutwe, benshi tuzi, ariko kuri uyu munsi bagaragwa Allah munyemerere tubere nkaho ari ubwa mbere tuyumva kugira ngo tuze kuyumva n'uburemere bwayo, kuko mu gitwuraho ingabire yo gutekereza no kumenyera icyo ubona ukakibona mu shusho isanzwe kandi ishusho ihoraho utarahindura intekerezo ngo ibyo ubone ko ari bishya n'ibyo ubone nk'ubisezera nturashobora kuba wabona uracyari impumyi kubyo ubona. Agaciro k'ingabire no gutekereza ku ngabire so gutunga ingabire, kuko benshi batunze izo ngabire batazitekerezaho nta nubwo bumva uburemere bwazo. Niyo mpamvu bagaragwa Allah nahisemo ko iyi hadithi dusanzwe tubana nayo twongera kuyinyuzamo amaso dukoresheje noneho amaso y'ubwenge n'umutima kugira ngo bidufashe mu gutekereza no kureba kure. Wenda hari icyo nakunguka, wenda hari icyo wakunguka kikabasha kuba cyagusigasira mu bihe biri imbere, cyangwa se kikakunganira mu ntekerezo zawe ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ni hadithun ثلاث ينفعك بعد موتك. ni hadithi twigisha ibintu bitatu bigufasha nyuma yo gupfa kwawe. Iyo ushushanya ubuzima bwacu bwa buri munsi ukarebesha amaso y'intekerezo nzima ataranduzwa n'iterambere, ataranduzwa n'ubusore, ataranduzwa n'amashagaga kimeza, ataranduzwa n'urungano, nuramuka ukuyeho iyo paziya ikubiye kuri ibyo ngibyo mvuze n'ibindi ntavuze, ukarebesha amaso y'ukuri ushingiye kuri experience y'abatabarutse mbere yawe, uza kubona yuko ibyo intumwa y'Imana ikubwira ko ari ukuri. Hadithi yakiriwe n'umusahaba witwa Abi Hurayra. من هو أبي هريرة؟ أبي هريرة ni musahaba ni muntu ki? Abi Hurayra amazina ye nyakuri yitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, akaba yaravutse mu mwaka wa 602 aza gutabaruka mu mwaka wa 679. byumvikana neza ko yabaho imyaka 77, ariko muri iyi myaka yose لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام فقط. muri iyi myaka yose tumaze kubabwira 77, imyaka 3 niyo yabanye muri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, li'annahu aslama, kuko yabaye umuslim mu mwaka wa 7. ariko min mu'jizati, mu bitangaza bikomeye by'uyu musahaba bagaragwa Allah, niwe musahaba wahifaje hadithi nyinshi kurusha abandi basahaba bose, kuko yahifaje hadith 5376. mu yindi riwaya tukabwirwa yuko uyu musahaba yifaje ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam hadith 5711. uyu musahaba bahrun amiq, ni nyanja bagaragwa Allah ngari. uyu musahaba niwe mumenyi mu bamenyi tuzi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaba yarasize hano kuri iyi si kuri hadith nyuma yuko yari maze gutabara. uyu musahaba bagaragwa Allah ntabwo yari umwarabu kuri originalite yiwe cyangwa se nationalite yiwe, ahubwo akomokaga mu bigobe by'Abarabu. numva Abi Hurayra ntumwumve nko gufata kwe mu mutwe no kubana n'intumwa y'Imana sallallahu wa salamuhu alayhi byaba byaratewe no kumarana nawe igihe kirekire. kalla ntabwo ariko bimeze bagaragwa Allah imyaka 3 gusa uri kumwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ubuzima bwawe bwose bwarahindagurika. niyo mpamvu uyu munsi ubona ko hamwe no kuba twaravukiye mu Islam, hamwe no kuba tubazemo imyaka n'imyaniko, turacyari babana ntabwo twari twahinduka, kuko turi twabana n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. no kubana n'intumwa y'Imana muri iki kinyejana ntabwo ari uko tubona intumwa y'Imana ayanan, ntabwo ari uko tumubona nkaho tumubonesha amaso
amaso ku maso, ahubwo no kubana nawe mu mico ye, no kubana nawe twiga imvugo ze, twangiza tukagerageza kuzishyira mu bikorwa zikadufasha mu guhindura isi no guhinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umusahaba rero yakiriye ku mvugo y'intumwa y'Imana muri za hadithi zose, muranyemera dukuremo hadithi imwe ngufiya ahavuga ati idha mata ibn adam, iyo mwene Adamu igihe cye kigeze urupfu rukamugeraho, iyo mwene Adamu apfuye gupfa bagaragu ba Allah, la yahtaj, ntibikeneye yo kumara imyaka 100, ntibikeneye yo kubaraho imyaka 200, ntibikeneye yo kubaho imyaka 70, ntibikeneye yo kubaho imyaka 10. Urupfu bagaragu ba Allah ni garanti ya buri kiremwa icyo cyose ariko ikihisha amaso ye n'imuri. Ahangaha niho umwe mu bamenyi bagaragu ba Allah yavuze amagambo akomeye. Aya magambo akanyubaka nawe nakubake, yavuze ati icyo ikigutegereje utazi ukitegura mbere yuko kikugeraho. Uyu munsi wa none ahangaha no munsi giti turamutse twumvishije ngo ahari uje kudutera, twese dutangira kwitegura. Kabone ubwo twaba tutazi ngo araza ryari, kabone ubwo twaba tutazi ngo araturuka hehe, kabone ubwo tutaba tuzi ngo araza niki, ahubwo buri wese ku giti cye ndetse n'ubujyanama butandukanye hagati yacu dutangira kwibaza ngo turitwara dute, turifata dute, turisobanura dute mbere yuko tugeraho. Bityo ikigutegereje utazi aho muzahurira ukitegura mbere yuko kikugeraho. Hasan al-Basri nomwe mu bamenyi n'abahanga babayeho kuri isi y'Imana bagaragu ba Allah. Umunsi umwe ajma'a ash-shabab, yakusanyije urubyiruko, akusanya abasore, aranje anakusanya abasaza, arangije abaza ikibazo kimwe abasore, anabaza kimwe abasaza, aranje ababwira ati iki nicyo nashakaga ngaho ni mugende. Yabajije abasaza ababwira ati ese imbuto mu murima iyo zimaze kwera haba hasigaye iki? Abasaza barasubiza ngo haba hasigaye gusarurwa. Aranje abaza abasore ati ingahe mu mirima mwagezemo mugasanga yaratwawe cyangwa se yaratewe n'umuyaga cyangwa imvura nyinshi, n'imbuto zitari zera zikaba zagwa hasi zigahunduka zigasarurwa? Ahashaka kubabwira ngo yemwe mwabasaza mwe ntacyo musigaje uretse gusarurwa, namwe mwabasore mwe nimwiratane ubwo busore mufite, kuko hari n'ubwo imbuto zisarurwa igihe cyazo kitari cyagera. Uko niko tubayeho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Intumwa y'Imana rero iyo mwene Adamu agezweho n'urupfu, inqata'a anhu 'amaluhu, ibyo yakoraga byose birahagarara. قال إمام النووي رحمه الله تعالى, إمام النووي مغصبان رأي حديثي أنا تبقى ngo icyo Allah ahagarika cyambere ni ibihembo wahemberwaga kubera bya bikorwa byose birahagarara. Naam, nakaza amaso abonesha amaso cyangwa nakazi kaboneshwa amaso nako karahagarara. Wari umushoferi numara gupfa nakuzongera gutwara, wari umwarimu numara gupfa nakuzongera kwigisha, wari umunyeshuri numara gupfa nakuzongera kwiga, wari icyari cyo cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi, ba engineer ubiki cyo waburi cyo cyose, certificate yawe barayiguhambana nayo igapfana nawe. Agaciro kawe n'icyo wakoraga n'ubuhambare bwawe n'icyubahiro cyawe nuko abantu bagutinyaga byose bipfira rimwe ku munsi umwe igihe wapfaga umaze gushiramo umwuka. Inqata', Imana yakoresheje ijambo inqata' min al-qata', yakoresheje ijambo gucika, no kuvuga ngo ibyo wakoraga byose birangirana nawe illa min thalath, uretse kimwe muri bitatu. Nicyo gikomeza kukwinjiriza, niyo konte yawe ihoraho ikomeza kukwinjiriza madama igihe icyo cyose iki kintu kimwe muri bitatu cyaba kikiri kizima, cyangwa cyaba kigikoreshwa, cyangwa cyaba kigira abo cyunganira. Icyambere bagaragu ba Allah, intumwa y'Imana yahereyeho sadaqatun jariya. Naam, isadaqa watanze jariya, ikomeza, isadaka ihoraho, isadaka idapfa, isadaka itarangira. Igihe cyose ya sadaka watanze ikiriho uracyahembwa, uracyinjiza, kabari nubwo hashira imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, n'uyu munsi wa none aha sadaka yawe watanze ikomeza ko kwinjiriza. Iyo tuvuga sadaka
rimwe na rimwe hari nubwo dutuma ubwenge bwacu bujya kure, twarangiza tukisaka iyo sadaka ivugwa, tukisanga twambaye ubusa imbere yayo, tukabona yuko ubwo bushobozi tutabasha kuba twabubona bwakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'indashyikirwa ku buryo bishobora kuba byakomeza kutwinjiza na nyuma turi ko tubivuyemo. Ariko kalla ntabwo ariko bimeze bagaragu ba Allah. Tuvuga sadaqatun jariya, iyo tuvuga sadaka ikomeza kubaho, uwatanze uyu mukeka n'uyu munsi kabari nubwo yapfa, uyu mukeka tukiwusariraho iracyari sadaqatun jariya, kuko igihe wa mukeka ugikoreshwa rero ukuye mu mutungo wa halal, amafaranga ye n'ubushobozi yabutanzeho ntago Allah ajya bigira impfabusa. Man waratha mushafa, uramutse ufashe Qur'an ukayijyana ahantu hatari Qur'an, ukayitanga kugira ngo yigishirizwe ira Qur'an ukomeza kuyihemberwa igihe cyose ira Qur'an igisomwa cyangwa se igisomerwamo. Ntabwo havuzwe sadaqatun jariya ugomba kwirukansa ubwenge bwawe ngo ubwumve mu mutungo, kalla ahubwo irebe ku rwego uriho, wibaze ngo niki nakora icyo gikorwa nkoze kikaba cyamara igihe, na nyuma yo kuntabaruka cya kintu kikaba gifite garanti yo kubaho, nimpfa ntigipfe ahubwo cyo kigakomeza kubaho. Islam ikadutanga urugero rworoshye rwa sadaka idashobora kuba yaramba igihe kirekire, ariko nayo ikabarwa muri sadaqatun jariya. Ufite amafaranga 5,000 cyangwa se 15,000, aya mafaranga ashobora kukuviramo sadaqatun jariya. Kayif bishoboka bite? Uramutse ugiye ukagurira umuryango mituelle de santé, bakabona uburyo bivuza, igihe cyose bakivuriza kuri la mituelle wagizemo uruhare, ira yitwa sadaqatun jariya. Uyitanze uyu munsi, umwaka wose ukarangira bakivuza, uriya mwaka wose ubarwa nk'uwatanze sadaqatun jariya, kuko bakigira inyungu bunguka kubera cya gikorwa wakoze. Gufukura iriba bagaragu ba Allah, imbaraga mashallah, amazina shabab, bamwe muri twe turacyari abasore. Gucukura iriba abantu bakajya banyweramo amazi bitabavunnye bitabagoye, cyangwa se gutanga amazi ahantu amazi atabaga igihe ubifitiye ubushobozi, ariya mazi bagaragu ba Allah ugitanga igihe cyose abantu bazakoresha ari amazi, tujaru insha Allah inda Allah, uzakomeza kubihemberwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqatun jariya, isadaka watanze ihoraho, ihereye ku bifatika ikagera no ku bidafatika, ihereye ku mutungo ku giceri cyarimwe bitewe naho biri ngombwa ko cyakora, ikageza ku mamiliyari n'amamiliyari, kubaza bakubaka waqfun, bakubaka ibikorwa byinjiriza idini, kubaza bakubaka imisigiti. Abo bose bakoze sadaqatun jariya. Igihe cyose iriya misigiti icyubatswe, igihe cyose iriya misigiti gikoreshwa, bakomeza guhemberwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu, twe turi hehe bagaragu ba Allah mu gushaka ibyabasha gufasha umma mu buryo burambye? Icyo Islam gutoza irakubwira ngo wikwigarukiraho mu gutekereza. Hadith ishatse kuvuga iranyibutsa nawe kwibutsa ngo wikwihugiraho mu gutekereza, kuko ibizagufasha bizasigara inyuma yawe kurusha wowe ibyo uzabujyanye. Hadith iratwigisha ngo uramenye ntugapfana ibikorwa byawe. Hadith irashatse kutubwira ngo uramenye nupfa ibikorwa byawe ntibizapfe, ahubwo haranira gushaka ibikorwa bizabaho nyuma y'uko umaze gupfa. Hari abantu bapfa bakazimira bagaragu ba Allah, agapfa kamera nk'utarigeze abaho, kubaho ko kukangana no kutabaho, kubera ko ntacyo abantu bazamwibukiraho. N'iki nge namwe bazatwibukiraho mu bikorwa by'indashyikirwa twabashe kuba twakora, bigasigara ibizatwinjiza igihe tuzatumaze gutabaruka, naho tutari tugakomeza kwandikirwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkaho turi tuhari. Allah mu Qur'an atubwira ati من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ngo mubemera Imana harimo intwari zitigeze zitakaza agaciro kazo, izo ntwari zitigeze zihinduka ku jambo. Muri izo ntwari hari zamaze gutabaruka twagiye duherekeza, ariko hari n'izindi zikiriho mugaragu wa Allah batigeze bahinduka cyangwa se ngo bahindagurike mu buzima bwabo. Falyakun nahnu, ngaho muze tube twebwe dukomeze twubake ibizatuma dukomeza kubaho na nyuma y'uko tumaze gutabaruka. Hadith irakomeza tubwira iti icya kabiri kizagira nyiracyo akamaro nyuma y'uko amaze gutabaruka, nyuma y'uko amaze gupfa, intumwa y'Imana iti
أو علم ينتفع به. Knowledge, ubumenyi, ubuhanga yari afite akabwigisha abandi bugakomeza kumufasha. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi imani mujiriri muwe mu gusobanura iyi hadithi yarongera avuga ati al-ilmun, ubumenyi buvugwa n'ubumenyi bwari bwo bwose bwagira icyo bwafasha kiremwa muntu, bwawe ari ubumenyi bwaha kuri iyi si, bikaba agaciro ari ubumenyi buzagufasha gusobanukirwa Imana ye isuma byose. Bangahe mu kazi uzi, bangahe mu bushobozi ufite, wicaje hasi ukamubwira ati bikorwa gutya na gutya na gutya, byibuza azakomeze gushaka riziki ya halali anyujije ku kuboko kwawe n'ubumenyi bwawe. Bangahe uyu munsi byibuze kubishoboka bito bito, kubyo uzi, kubyo ufite, wireba kure, wijya kureba mu mitungo myinshi. Naam, uzi suratul Fatiha. Bangahe wicaje byibuze ukabigisha suratul Fatiha, igihe cyose uyu muntu azakomeza kubaho azi iyi suratul Fatiha, wallahi uzakomeza kubihemberwa. Naramuka byigishije undi nanone kandi nabyo bihemberwa. Suratul Fatiha, Sheikh, utawadha أو علم ينتفع به, ubumenyi buzagira ari ubumenyi ngira kamaro, ntago ari ubumenyi bwo kwiratana, ntago ari ubumenyi bwo kuvuga, ni ubumenyi wakuye mu gituza cyawe ukabushyira mu gituza cya mugenzi wawe, byibuze akabasha kubaho neza akesha inama cyangwa se ibitekerezo wamuha. Bangahe nibura wigishe kwestara inzu, nibura akavuga ati uyu muntu mwigishe kwestara najyana ibyo ngibyo wenda bizabasha kuba byamufasha. Bangahe wigishije byibuze ubuhanga kuri software cyangwa se buri wese mu nguni. Uyu munsi wa none ahangaha iyi nema nge namwe turayifite yo kuba hari ibyo tuzi kandi hakaba hari abatabizi, kandi ibyo tuzi bikaba byagira abandi akamaro tubigize mu ruhare. Aw ilmun yuntafa'u bihi, ubumenyi wabuzi ukabasha kuba bwakugira akamaro. Uyu munsi wa none ahangaha umubyeyi wawe yatanze byinshi kugira ngo urusheho kuba wakwiga byinshi, unasobanukirwe byinshi. Agaciro kawe si ukumenya, agaciro kawe no gushyira mu bikorwa ibyo wamenye, agaciro kawe nako kwigisha abandi bya bindi bo batazi. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira ati khairukum umwiza muri mwe man ta'allama al-Qur'an, ni wa wundi uziga Qur'an wa 'allamahu, yamara kwiga akajya kwiyigisha. Allah mu Qur'an aratubwira ati وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله تبقى بسوة التوبة لمن يبيسي التي ntabwo byari gushoboka yuko abemera Imana bose bahagurukira icyarimwe ngo bajye gusobanukirwa idini. Ntabwo abantu bose isi yose yari guhaguruka kujya mu ishuri ijye kugira icyo yasobanukirwa mu mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Falawla nafaran, iyo hagize abahaguruka bakajya kwiga bari bakwiriye kugaruka bakigisha babandi basize. Ubumenyi bwawe uyu munsi wa none ahangaha ni bande bamaze kuba babigirwaho umugisha bitewe n'ibyo wabigisha bikabasha kuba byabafasha. Wiga ubuvuzi, ni bangahe wagiriye inama muri domene yawe? Wiga ubwubatsi, bangahe byibuze wigishije kawe nubwo yaba umuyede wawe? Bangahe baririye ku cyo uzi uyu munsi wa none ahangaha bakabagirwa akamaro na bya bindi watanze mu byo wari ufite? Ahangaha niho dutsindirwa abagaragu bawe. Ahangaha ni nokta, ni amahirwe dufite bamwe mu batubanjirije batagize, n'abazaza nyuma yacu badasobanukiwe uburemere bw'ibi ngibi badashobora kuba bagira. Munyemerere tube ikinyejana cyo hagati, dufate kuri bike mu batubanjirije ariko duharanire gusiga byinshi mu bazaza nyuma yacu. Byibuze wicara uvuga uti ngiye gukoresha amahugurwa kuri iki kintu lillah, ariko ubumenyi uvugwa ahangaha abagaragu ba Allah buzakugira akamaro nyuma yo gupfa kwawe, cyane cyane bwa bumenyi wavuze ngo ana utajiru ma Allah, ibi ndabikora mu rwego rwo gushaka ubucuruzi hagati yanjye na nyagasani wanjye fakat. Ndabona ndabikora lillah, ndabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo bumenyi abo bigishije uyu munsi wa none ahangaha babashe kuba bagira icyo bakumarira nyuma yo kumaze gupfa wowe. Upfa ariko ubumenyi bwawe ntibupfe. Ikintu Imana ishaka kutwigisha, wowe pfa kuko ufite igihe ugomba gupfira,
ariko ibyuzi ntibigapfe kubera ko hari abo bisigiye bagomba kuba babibungabunga. Ariko uyu munsi none hanga twabaye banyamwigendaho yaratanze minervane naravunitse nabo bazavunike kalla ntabwo ari imitekerezo y'umwemera Imana uzi ko azahura na Allah subhanahu wa ta'ala. mu bibazo tuzabazwa intumwa y'Imana iti lan taquma qadama ibn adama yawm al-qiyamati hatta yusalu an arba'in, ngo ntabwo mwene Adama azashyingura ikirenge ku munsi w'imperuka ngo atere intambwe cyetse abanje kubazwa ku bintu bine. Ku cyakana azabazwa an ilmihi min ayna iktasaba, ayna ilmihi bima amila fima alima, azabazwa ku bigendanye n'ubumenyi bwe, ibyo Allah yamuhaye kumenya yaba yarabishyize gute mu bikorwa. Twihuguze bagaragwa Allah, naftah mashari'a, muze dufungure ibikorwa, dufungura activity abantu bisangamo, tubigishe ku byo twaba tuzi byabagira akamaro, maze twari tubamuka dutabarutse kuko turugendana tutazi umunsi n'isaha n'ahantu. Twitegure hakiri kare kuko icyo utazi kigutegereje ukitegura mbere yuko kikugeraho. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فلقد فاز المتقون الطائعون. ndongera kubagirina inama ubugira kenshi bagaragwa Allah mbagirina inama nkennye kubarusha yo gutinya Uwiteka.